kazi ke mfite akazi kenshi baba nubwo agenda mu cyumba Sana nubwo wagenda gake ntabwo wagenda gake ibyo twabivuganye ko ndetse nubwo wafata icyo kunywa base wapinze cyaka nta cyaka mfite nyirabwo ikinzanye hano kandi no kirirenzeho wananyatse mbese naguhaye twabisoje isigaro n'ibyo Sina wagenda gake base ibintu ntabwo babitwara gake witonze ukareka kwiruka nk'ugiye gutabaza ntabwo ntari mbyiteze ibyo utari witeze niteze kurangura gutya gusa ndi kukugora tuvugishije ukuri abagabo utadubita umugese ni kunyeganyega yombashe ko ingingo zanjye bashije gujibanze gukora nukomeza kungora gukubita genda gake pe uri kwihuta ubu ntabwo babitwara gake gake hajya muri maya nyine wagiye gake nanjye ntabwo navuze ngo wampaye amafaranga ngo nicare gusa ariko wakagiye gake tukajya no mu cyumba ahangaha nta wundi muntu uhari nabonye nta wundi muntu uhari niwe wenyine uhari wada kugira gutya uko mbara amafaranga yawe ushaka rwose oye amafaranga mbere yafite yandi nta mafaranga nshaka none se njyewe ndakorana n'umuntu wihuta nk'ugiye gutabaza ubundi njyewe tugiye mu cyumba ubundi turakorera mu intebe zanjye zaza kuzogesha tujye mu cyumba ntabwo twaruzi uranduye kugira zanduze iyo myanda iri bugusohoke muri rura iminota mike wa mwana yasha ibintu tuba bitubanye wa mugabo we mbabarira zana telefone ngo amafaranga zana telefone yawe ngo amafaranga ugira vuba 0 kangahe wanyishe wayereka runyica azana telefone ngo amafaranga yawe ujya ntabwo nkunda abantu bagiye banyirukanze ngira kare ntarinjira muri iyi nzu ko ingingo zanjye amadosiye bamaze kwegura Maya mbwira wa mugabo we umbabarire ntakubahuka mfira muri inzu iwanyu urishima cya hano gende aho bayibamba muko ntabwo nakwegura amadosiye yanjye ngo rongere kuyubika bazishyiramo imwe za kibyeyi ntabwo nzongera kugura indaya do wallahi fasha n'ibindi bintu bari barabimbwiye nta keza k'indaya ntudufaranga akora umwaka wose aradufasha dutera tumuha aratubaye kuyorera nukuza kikwereka ibintu gusa ntiwanakoraho siko akazi wagira ngo nikurambire Jean Makiri ubwo se ubwo ndakunze akazi urumva nakunda iki ko ariko kangiza ariko kantunze dore na nyirako yagataye yagiye ubu se ariko tugiye kuraramo reba igihe twahereye no ubu nimba nyirako yagataye wose ubwo cyakora iki wiceshushire ubwo nyirako ushatse kuvuga ninde ase Scott ujya utekereza cyangwa se ujya wibaza uzi ko Mike nibwo ataza gukora niyo atakora akagenda akaryama we still yabaho kurana umwana wo nk'umubakire nyine nawe urabizi ni boss nyine wabyivugiye urashaka nifate nkawe se ibyo biramureba amana uramurezi nande wasigaye wase ubundi cyaje gukora iki yuko yaragiye ubundi iki cyamugariye none se Mike aburiye n'ibyo ngibyo ko numva utangiye kumutuka idage mwana uramurezi muri no minsi ntangiye guciringa na miri ubu yadahari n'igihe nisigaye umwaka ka fresh none ubu gaje bose yagiye kumvangira yabagumye uko bakaduha amahoro ubundi abaje gukora batangaje cyakora ntangaje gute se ubu ndahiye na kinini ntarabasha kuguterura ngo maze ubundi nta nuko mbona nashyize muri logique ngo ntekereze ntakindi ikigo iki abimbwiye n'ubundi nta keza kanyu fata amafaranga akora y'umwaka wose akayaterura akayaguhereza hejuru y'ibisha ndahiye nyine
ubu nta nimwe washyiramo umushahara w'ukwezi kose naguhaye ni na kinini ntiwanaterura ngo ukubite hanze ubundi nari mbizi n'undi amata kwanshukishije ushaka no kugenda ariko byanze hari ukuntu aho uri mu biki wamfashije ukandura umutwaro urizi hano ugende reka mubwira kabiri hano ugende va hano ugende rimwe kabiri gatatu mubura amaso sakuze mvuge ko wafashe ku ngufu sakuze mvuge ko wafashe ku ngufu ntugende wabikora ko nabwiza rimwe kabiri gatatu kamwe konyine kane sohoka hano kamwe sohoka hano sohoka hano kivuga sohoka hano Kujya wibuka ko mani muri no kampani ngiye umusore w'ubogaro bamuhano byana byose ngomba kubyipevera wese nkawe ntabwo baba bakurira nta direde ufite kandi byana bikunda abantu bafite direde bakintu urumva byose ibyazaga biza hano ni ngewe wabyipeveraga urumva ariko ububoso bwaje abiza ko bamwemera ko nzongera kubona abaheze na Kamiri nayo ntangiye kwinjirira fresh ubona ko leta gatwara ibitekerezo kandi kamwemera ko nasugura umva ataje kumvangira noneho bivuze ko ushaka kuba Salomo mu Rwanda rega manje ndi ladies choice cya kabiri ladies choice man mwami wa ladies choice bivugiye ko abana bakunda Mike so bivuze gufatira nyine mu mucyo cyuho cyuko Mike adahari ukicara ku ntebe y'umwami kugira ngo nawe ugaragare hagaruko bikora bro kunda akazi ukora akazi ibindi bizaza nyuma wamaze gukora iby'ingenzi nayo ntangiye kuganira nawe ridade nkaho koko nta kintu kizima uhura aho ngaho ase ubundi ubwo n'ubu uri muzima ko mbona n'abakobwa usa naho batinya ngo uranzanye sikumva n'umuvugira Mike cyane mwana Scott ntabwo ari uvuga ndamuvugira uriya ni boss ikirenze kuri ibyo njye mbona ikintu cy'ingenzi hano ari aka kazi nkora so ibyo bindi byo kuvuga ngo mvugira runaka ngo umuvugizi w'umuntu ntabwo ibyo si byo kiri imbere njye mfokasinze ku kazi kuko mfite byinshi nyine ngakeshatu kandi ikindi Mike ni boss mwiza boss mwiza aho buti nugukinya inkoro buriya reka nkwereke twebwe abana bo kwa kogofero twebwe twica nitwe twakabaye inshuti imana nje nawe twakabaye inshuti kuruta uko wajya kuba inshuti na umwana wo mu ngagari none se ubwo tutaba inshuti ntugire ko fake imana ntugire ko nyuma y'ibyo byose utangiye no kugira ishyari Mike ntabwo ari ukumugira ishyari wose urifata ukajya kuba inshuti n'umuntu mutari ku rwego rumwe umva okay tugende ndumva nta nubwo najyana n'idage bose nimba udakundanye n'umuntu nkanjye rubanda rugufi uza bose muzahurira he man bikunda gihe twaduhura tubye capati n'ibishyimbo bro na ejo man byerekane igendere ushaka ntabwo uri burare mu rugo se wejo se ubwo tuzahura mu kazi hari n'igihe gihe ushobora gusana nterere rose ugendeye kugera mu rugo ndagusiga hano mpite ngiye nafata utuntu twanjye nigendere ngo tuzahura ejo mu gitondo cyangwa duhurire mu rugo sinzi bivuze ngo nta nubwo banegereza mu zinye mashini Scott
Morning, my son. Good morning, my son. How are you? Denise. Ubona siporo zimere nabi. Hamwe mukiri bato rero mugomba kuzitabira. Nge sinigeze ngira amahirwe. Shabuzi. Naho uri kumvisha. Nta kintu cyahoze ndabizi byose wari ufite. Ushaka kwigura gutyo nabishobora. Nyuma nabikora sha. Nyuma sha nabikora. Kora ibingiye. Yego. Umugongo ntabwo ukiriho rero umugongo wakubyaye shaho. Ngomba bya umuntu umwe gusa. Ariko Mike, uretse nawe umuntu uzaba washatse. Deka! Kandi narakubwiye. Senzo. Ari izo mbaraga zo kuvuga ko Wambure kumanyo. urumva ufite imbaraga zo kujyana nanjye wabuze n'izi gucyura. Ndeka mubaza. Wondre. Asubundi wakure. Wande kamazi. Wanshakaye. Akisari tugataha. Wanshakaye. Nanje. Urabona ukuntu mu muhanda utumye abantu bamfata nkaho ndi umusasi. Iki. Okay. Reba rero mugira inama ikintu cyiza. Byama noneho sibyo ko ndarambiwe. Naniwe komeza nk'umwana wajyandi gukubana igiti. Okay, icara hasi. Icara hasi ntari. Kanywa inzoga stress. Uragwa muri rigori. Uragwa muri rigori. Yanyako. Okay, umva nkubwire rero. Sibyo twumvikana. Ra mukobwa, umva? Ra mukobwa. Wabanje ukamenya ubuzima bwawe. Anyanga. Ibintu byose namutayeho. Yanyimye ibintu, ngamuganga w'umukunda nabyumva. Agenda muri ne gatura. Gatura. Sha. Deka nk'inzoga. Deka nk'inzoga. Ngiye kureka. Ugenda ujya kuzinywa uko ushaka. Deka. Ndakureka se ufite imbaraga zo ngahagarara nyine nkureke. Reba ukuntu amaguru ameze wagira ntafashe. Deka. Okay, umubwira ikisigaye ni ukukwikorera. Sibyo? Wanguriye. Wanyikorera ndomupfu. Kubikorera bapfa. Axi. Urabizi ko ejo dufite akazi. Reba amajoro ndaje. Akazi. Asi byonyine n'ukuntu wumva umeze. Akazi wa Kinyandera wakazika. Ejo ni konje. Mbaye konje mwese. Mirimo akazi.
Mike muhaye akazi nawe ngo haye Okay, konje. ngahagarara wirwane. Mwese mbaye konje ejo akazi. No job. Ntaribi. Genda. Ubundi orimbwa. Ako kazi ubundi atisha. Njyewe nagakoze napfa. Wahise akazi. We yapfuye agakoze. Nonsense. Njyame mu muhanda. Urara ngaho. Aje ubundi Ntabwo nakomeza kurwana na. ariko Gusiga n'undi mu muhanda. ubundi Mota! Motari waragutwara uti. umusego zane n'umusego komanya Wasinziriye gutyo. zane umusego Niriwe. Niwe neza. Uri kujya he? Nje aho ngaho imbere. Ni wowe uri gusona wagira ngo uri gusona iwanyu? Ku mana yanjye. Nsona kugira ngo muze munkingurire. Kuba nasonye kugira uze gukingura ni ikibazo. Hanyuma rero nyuma yo gusona uragenzwa n'iki muri uru rugo? Ninde uje kureba? Hano ubundi haba ibyiciro bitatu bya boss. Hari boss mukuru, hakaba petit boss, hakaba na sous boss. Sous boss ni ngerero. Kugira ugere kuri petit boss ugomba kubanza ukanyuraho. Kugira ngo ugere kuri boss mukuru ugomba kubanza ukanyura kuri petit boss. Ninde uje kureba muri iki gipangu? Ariko ndikadore kambaze nkubaza ikibazo kimwe. Ako zaka ryese muri tungurutse ye. Ubu wifashe wishyize amarere aka kanyuma ya boss wowe. Jewe ndi sous boss. Nta muntu wemerewe kwiga muri iki gipangu namuhaye umugisha. Uzi n'ibindi. Ntabwo uri mu iperereza. Nta nubwo uri umugenza wanjye. Kurya ubaza ibyo bibazo byose. Ushobora kumpa inzira nkatambuka. Please. Utambuka ujya he? Njyaho hatakureba ni ngombwa se mubwira aho ngiye. Wowe uri igiki kurya ubaza aho ngiye. Okay. None niba ari ibyo ngoma hanze uje kureba ze kugufungurira. Boss yabyanze nagutumbuza muri iki gipangu nayo maso uri kunturumbuzaho. Mpereza inzira nihitire. Ohita. Na Karame. Ndaje mabo. None se uwo ni nde kumva? Ne? Oh, sheri ni wowe bazamuka uki umeze gutyo. Sheri uraho ma. Yo pole. Za kuki wahejeje undi mwana inyuma. Urumva mabuja petit mabuja nyine. Oya ntuzongere. Petit boss yarambwiye. Ntuzongere. Sinkaje nini. Oya ntabwo ari byiza sibyo. Ntuzongere. Nta kibazo. Sheri. Boss. Boss. Nukuri mbabarire pe, nukuri kw'Imana. Zamuburongeye kandi habaye iki? Boss.